Naitwa Niyonzima Haruna kutoka Rwanda. Niwaombe mashabiki zangu, marafiki zangu, pia ndugu zangu kufanya subscribe kwa Gisa First TV ili tuweze kupata mambo mbalimbali ikiwemo ya mpira na vitu vingine vya maisha. Shukrani sana. Nkuko narimbivuze Niyonzima Haruna umukinnyi w'umutoza in future nubwo wenda umuntu abatazi bizaje mbere. Narimvuze ku lisansi ndayifite lisansi nyimaranye n'igihe ariko Uwiteka nabishaka tuzakorera indi lisansi B mu kwa 9. Ubwo nyine nasamarayizinze. Haruna n'umuntu uri humble, Haruna n'umuntu ukunda abantu, Haruna ni n'umuntu wifuza kubaho nta kibazo afitanye n'umuntu nubwo bitajye bikunda kubaho ariko turi kwisi ariko navuga ko ari we Haruna mu magambo wenda avunaguye. Urakoze cyane. Nanjye kuri ibyo ngibyo yavuze ntacyo ndi bwongere usubye gutsindagira cyane kuri humble. N'umuntu nanjye nzi bitewe n'imyaka maze nanjye muri ibi bintu. Navuga ngo n'umuntu uzi kubana kandi nabyiza cyane ubikomerezeho. Hanyuma Haru, uribuka igihe watangiriye gukina umupira nk'uwabigize umwuga? Ndabyibuka. Ni mu yihe kipe hari ngo muhe mwaka? Natangiriye gukina umupira nk'abigize umwuga. Actually navuga ko ari muri Rayon Sport, byari muri 2009. Ariko before yaho ngaho nakinnye muri equipe bita Stella Maris muri deuxième division. Nta nubwo abantu benshi bakunda kubimenya kubera ko ntabwo nayitinzemo. Actually benshi dutangira kuri Etincelle. Dutangira kuri Etincelle ariko ntabwo ariyo natangiriyeho. Ariko byari ibintu bya mizima kubera ko n'ubundi ari nkirya kwa mama numva nta kibazo mbikora nyine nk'umuntu wishimisha. Gusa ariko aho naje kuzira muri Etincelle ntabwo nigeze mpembwa muri Etincelle. Nta kintu bigeze bama nyine yari equipe yo mu rugo, equipe y'ababyeyi niko tuyita, kinira ishyaka gusa. Nkinira ishyaka ariko nyine mbona ko n'abantu bamotiva bambwira ko nshobora kuvamo umukinnyi mwiza, nshobora kuzagera kure. Niho natangiye kubishiraho imbaraga cyane. Ariko ubundi nabikinaga mu bya blague byo kwishimisha. Byiza cyane. None aho nziye muri Rayon Sport rero of course naje muri Rayon Sport mvuye muri Etincelle. Nibwo urugendo rwari rutangiye. Niki wibuka iyo wibutse umunsi wa mbere usinya muri iyo kipe? Usubiye gato inyuma, umunsi wa mbere bakubwira ngo Niyonzima Haruna ngwino usinye, niki kintu wibuka kuri uwo munsi? Ikintu navuga nibuka nsinyira iyi equipe utangira gukina bwa mbere yani biri professional muri Etincelle bwa mbere, noneho no muri Rayon Sport nk'uwabigize umwuga. Ntangiye gukina muri Etincelle bwa mbere. Urumva ko twe twari junior Etincelle. Ko twe dufite n'indi equipe actually twayitaga Big Star no biracyariho. Ariko yaje kuba junior Etincelle uburyo bumwe cyangwa ubundi kubera ko n'ubundi barabana b'igisenyi n'iki. Ariko urumva iyo umaze gutangira gukina nka gutyo uba ufite indi intumbero. Nzakina muri Etincelle ryari nk'ikipe yo mu rugo bakuzamura ukavuga ngiye kuba titureri mu kibuga ku munsi wa mbere. Hari n'iki kintu cyakuje mu mutwe? Mbongewe rero buriya no mu buzima busanzwe ibintu byose ngenda byoroshya. Ntago ba excited cyane. Ntago mba excited cyane ariko of course nk'umuntu mangomba kugira akantu gusa ariko akantu ngira igihe cyose n'uwo munsi umbaza yari ya ntego ya objective yanjye nari mfite. Ubu noneho ko ngiye gukina muri Etincelle ko bampamagaye gukina muri equipe nkuru, niki nakora noneho just guprovinga cyangwa se kwereka abantu ko nubwo ngiye gukina ndabimerita. N'igishyika n'ubwoba bw'umunsi wa mbere ubwoba bwo ni nomo, ubwoba ni nomo. Ubwo nyine urumva buragutaha ugiye kina Premier Division, ugiye kina nawe urumva icyo gihara abahashi uranyumva. Apana ubu ngubu mbere hari abahashi wasanga equipe ifite n'abahashi bagera muri 10 na bangaye no prova ko mwanya ko kuru ari wawe ugomba gukina uyu munsi wagomba kuba wakina ariko udashobora kuzakina izindi matches zikurikira ariko nyine naba excited urumva ariko kubera ko n'ubundi ni equipe nari nsanzwe nkoramo entraînement sometime niki urumva nsa nk'uyimenyereyemo equipe ya home. Urumva Etincelle hari n'igihe yakoreraga lokale mu rugo iwacu kwa mama. Bari mbese bari nk'aba grand frère. So urumva yari equipe yo mu rugo actually. None se ninde muntu wa mbere wihutiye kubwira ngo usiko bampamagaye wana? Ni mama. Wow.
cause ngewe nishiti ya mama. I love my mom. Njya muserereza sometimes bya kimuntu ariko niwe muntu actually iyo nishimye, iyo mbabaye, iyo mfite stress niwe muntu wa mbere mbwira. Wow. Suje mama Haruna cyane turamubwira ngo Nyagasana akomeze amurinde. None Haru ni iki cyagukundishije umupira w'amaguru? Umupira w'amaguru rero ntabwo ngiye nawukinaga. Ngiye nari acrobats ubundi. Reka iyi story yime neza. Ngiye nakoraga acrobats kandi ku rwego rwo hejuru cyane. Wow. Nari nazi sport cyane ariko cyane apana bina abantu babona umuntu yatsinze wenda agatera ko gaflick saluto niki. Naho nakoraga ninge wayoboraga. Ariko nyine urumva ntabwo sport muzikora amasaha yose. Ku ishuri nagiraga gutya nkakinamo agapira, urumva no kuba mfite ba grand frère banjye bose bakinnye umupira, nkumva nyine no kuba na equipe za mu rugo duturanye n'ikibuga, urumva nkaje njya gukina bisanzwe ariko biraho byo kwishimisha, ariko nyine obi yanjye ari sport. Ariko abantu bose bambona bakambwira ko ngomba kureka sport nkakina football. Ntugiye mu byo kwiyamiza bya acrobacy aho ukajya muri foot. Ubwo urumva navaga muri entraînement za acrobacy nkahita mvuguta ariko kuba mfite umwanya kangiye kwikinira umupira w'amaguru. Uri murasubiza n'ubundi kibazo cyari bukurikireho nashaka kubaza, usibye gukina umupira w'amaguru iyo udakira umupira w'amaguru iki wari gukora? Inzozi zawe mu buto zarize? Bona mfite talent nyinshi. Urumva iyo ya acrobacy nanzi no kuririmba kubera ko nigaga Quran. Urumva ariko kubera ko nakuze mbona mama wanjye acuruza, numvaga nzacuruza n'ubu numva ngomba kuzacuruza after football, nubwo wenda abantu baba bashaka umuntu abifatanya, ariko nye mfite I have my vision. Amahirwe masa. Ngo nkunda gucuruza ibintu biti bigendanye n'ibiryo. Apana bimyenda sibyo abantu mbona bajya gucuruza. Nkunda kugaburira abantu. Ko nzi no guteka ibintu byose bigendanye n'ifarini. Ubu mu rugo ujya uteka? Ndateka ko n'ubundi ubuzima bwanjye nabayeho cyane hanze. Ntabwo nigeze imyaka yose mbana n'umugore hanze. So nzi guteka ariko nyine ndavuga mu bijyanye na business na ibintu byose bigendanye n'ifarini nzi kubikora. No mu rugo ngewe ngura capati hanze cyangwa irindazi hanze iyo mbishaka, ariko byo mfite time ndicara mu rugo nkabyikorera. Ikindi gihe nzazana kamera nje kureba ukuntu pona. Nta kibazo. Uzanyemerera. None mbwira muri uyu mwuga mbwira ni izihe nzitizi n'imbogamizi wahuye nazo kuva icyo gihe utangira kugeza n'ubu, inkuru muri zo? Twebwe actually twatangiye abantu bavuga umupira nyine abantu batarabonamo business cyane. Ababyeyi batakwemerera kujya gukina y'amasaha babazi kuri buve mu kwishura ugakora etude, cyangwa se babona uri focus cyane n'umupira, rimwe na rimwe bikaba ibibazo. Inkoni hafi nubwo wenda ngewe bitari cyane, ngewe ntabwo nigeze nkubitwa cyane mu buzima ko nanjye bona avuga nari umusazi kwa niko nabyita. Nari nishiti ya mama na papa wacu byose, ariko gusa nagize n'ababyeyi alhamdulillah babumva kandi badakomeza ibintu mu buzima. Ariko izindi mbogamizi nyine abantu ku muhanda, abantu bakina umupira nabananiwe kwiga, ni birara niki urumva. Ariko kubera ko ngewe nari mfite bakuru banjye yakinnye umupira ku rwego rwo hejuru. Depite nawe nubwo abantu batamuzi ari mu bantu bazamuye Marine. Buriya Marine yaje Gisenyi yitwa 21st. Mbere yuko yitwa Marine yitwaga 21st. Wari ufite role model mbese uvuga ariko bakuru banjye ko bakina neza kandi barize, you know, why not nashokina kandi naniga, you see. Abandi bari inkoni. Ariko nyine hanze nyine urabona niki nza no kugira amahirwe, ariko nayo nayita imbogamizi. Yego. Urumva aho nakinaga hose nabaga mfite, yani ntabwo nahatindaga, naranakundwaga nkakundwa n'umutoza bitewe n'uburyo nkinamo, uburyo nkoramo entraînement, izo jealousy z'abantu ku ruhande niki, rimwe na rimwe abantu rimwe na rimwe abantu ntibanyumvemo cyane, ariko ntabwo byanciye intege.
mbese imbogamizi navuga wahuye nazo nko maze kubitubwira ni ishyari ishyari ryari ryinshi cyane urumva naryo buriya akenshi rikunda kuba muri football kuko umuntu kukubwira uti ntago abantu bose babaho kubera ko bize nta nubwo ababosi bose arabizi ariko buriya iyo hajemo agashari aba ari ikintu kibi cyane hose hari ifaranga ntago kabura none intego cyangwa se intumbero cyangwa objectif wari ufite utangira umupira ni iyihe cyangwa ni izihe nimba zirenze imwe ni nyinshi ariko iz'ingenzi nanavuga ko nazigezeho nifuza gukina umupira nyine ku rwego rw'igihugu nkakina mu makipe makuru mu gihugu cyanjye byarabaye numvaga nzaba kapiteni w'ikipe y'igihugu naramubaye w'ibihe byose nk'uko wabivuze numvaga nshaka kuzajya gukina hanze nubwo wenda ibihugu numvaga nshaka kujyamo atari by'Imana yari yarampangiye ariko hanze nagiyeyo kandi nkora neza urumva so kubwanjye ndashimira Imana no kuba ngejeje uyu munsi muri kariyeri yanjye ntaravunitse ntaracitse akaguru so numva nari by'agaciro ari byo gushimira Imana. Niki cyagufashije kuzigeraho? No gusenga na discipline ariko buriya ngiye nkunda n'akazi kanjye ko buriya nibyo njya mbwira n'urubyiruko n'abadukurikiye tala ntabwo ari byose so you need to work for it ariko ugomba no kugira discipline kandi ukanabana n'abantu neza which is good. Ninde muntu wagushyigikiye kuva watangira urugendo mama wawe twamwumvise anarimo ariko niba ari benshi ni bande? Ngewe nashigikiwe first of all na family yanjye yose bakuru banjye kubera ko n'ubundi nibo nareberagaho bampaga n'izo godiyo bakanambwira ibyo gukora bose ko ari bose yaba sibo yaba uwo mu grand frère navuze député ariko na papa Jihad yari bofu wanjye w'ishiti yanjye nawe umuntu wanguriye godiyo bwa mbere urumva ko nawe kinishaga ibirenge noya ntabwo nakinishaga ibirenge nakinishaga souplesse kwa kundi umubyeyi akugurira souplesse mu rugo ukaba wayijyana muri tiza ariko nyine niwe muntu wa mbere ukayitahana yacitse wanguriye godiyo kabisa I think yari yapuma so urumva ko abantu barasupportinze cyane Imana ikomeze bahimigisha aho bari bakiri kumwe nabo hanyuma reka no tujye mu kindi cyiciro cyari cyiciro cya mbere nimba utanabimenye by'ibibazo rusange bisanzwe ariko no tugiye kwinjira mu kindi cyiciro nka professional soccer player reka dore ku kibazo cya mbere uzima bwawe mu gukina umupira w'amaguru reka mbuhere muri Etincelle nubwo watubwiye ikipe yo mu cyiciro cya kabiri wabayemo ariko muri aho nagiye nsoma hose naho nagiye mbona hose babaruhereye muri 2004 aribwo watangiye guhamagurwa mu ikipe y'igihugu Amavubi y'abatoya yes mu mwaka wa 2006 nibwo wari muri Rayon Sport nibwo wagiyeyo ntiwatindayo ujya muri APR muri 2007 bimwe watubwira kugenda wimuka vuba vuba udatinda ahantu utangira gukina hanze muri 2011 muri Yanga yego uyivamo 2017 ujya muri Simba mu mpeshyi ya 2019 muratandukana ugaruka mu gihugu cy'u Rwanda nyuma y'amezi 6 ukinira AS Kigali usubira muri Yanga 2021 ugaruka mu gihugu cy'u Rwanda none muri AS Kigali nibyo cyangwa hari aho nibyo mbese mvuze uru rugendo mu magambo make cyane ashoboka navuga ngo ni urugendo ruri cyane rwabayemo n'ibitendo byinshi hari ibibi hari n'ibyiza sibyo hanyuma mbwira kapiteni ni iki kintu gituma kuko uri mu bantu bavuzwe nabi neza ni iki kintu gituma uguma mu mupira w'amaguru abo mwatangiranye bamwe barabiretse abandi bacitse intege sivuga ko bari bashaje kuko sinemera ko umuntu asaza kandi igihe cyo kuva mu mupira kitari cyarangira abenshi barabiretse hari discipline hari kumva umubiri utagifite intege hari n'izindi mpamvu wowe ni iki kintu gituma uguma mu mupira w'amaguru? Icyo kibazo ni cyiza buriya ntago wenda ariko bose bahuye n'iyo mbogamizi wenda ngiye kuvuga ariko ngiye ntabwo njya numva amabwire kubera ko tujya gutangira umupira nawe twagishije inama nta n'uwo twigeze tubwira ko twe tugiye gukina umupira you see so nta n'impamvu yo kureka umupira rero kubera abantu kuko n'ubundi
nibyo natangiye mvuga tutangira bavuga ko turi bamayibobo tudashobora kuwukina amashuri yaratunaniye ariko uyu munsi umupira twaragiye tugira ibyo tuwubakira tugira uburyo turwana nawo urumva ariko uyu munsi umuntu araza from nowhere ngo urashaje ngo reka umupira niki ngiye ntabwo ariko mbyumva niyo mpamvu uyu munsi njye sinigeze numva amabwire y'abantu kubera ko mfite uburyo nkoramo akazi kanjye n'uburyo mbamo mu buzima bwanjye ariko n'ikindi buriya discipline y'akazi yagiye bimfashamo cyane kubera ko nubwo nyine mu buzima hanze hari ubuntu bw'ubudega tugenda dukora ushaka kujya ahantu ukaba uri hamwe n'inshuti ukaba uri n'iki gutya ukaba wakora amadega ariko ngewe iyo bije mu kazi ndi serious akazi kanjye nkakora nk'uko kagomba n'abatoza barabizi sinjya nkererwa ku kazi ababwira nkererwe ku kazi nasiba ko niyo principe yanjye ariko icyo navuga nuko biranambabaza cyane wenda nanabivugeho ni benshi cyane bagiye bari ku mupira kubera amabwire urananiwe sijye utinze turakurambiwe okay it's okay ariko niba ngewe ngaruka mu Rwanda AS Kigali Kamakazi boss wa AS Kigali Shema kumva ko ngewe aricyo nshoboye gufasha equipe undi uri buvuga inuma I don't fucking care about him kubera ko si umemba sinawungaburira mwumva ibyo ngiye ndeba SK kakazi bampaye ndi capable kugakora izo mbaraga zirahari then nkagakora ndumva ibyo ari byo bima motivation kabisa nziza cyane hanyuma aka kanya bibaye ngombwa yuko uhagarika gukina umupira sibyo nkuwa bigize umwuga nka byakunda ushaka gusigara ukina muri babandi ibyo kora siporo n'iki haru ndagira ngo hano tubwire byanye nimba mutima zawe ni ibihe bihe byiza wumva waba ari umwana wawe ukambwira utari ko sha ngiye ngira imyaka yanyu byagenda gukunuko atahana hagiriye ibihe byiza ni ibihe bihe byiza wumva wasangiza umwana wawe hamwe wazana ibwira n'umwuzukuruza wawe ibihe byiza ndabifite byinshi bimwe na bimwe muri byo ni ibi icya mbere ni umunsi wa mbere ninjira muri equipe nationale y'abakuru babwo ndavuga gukina match ya mbere amavubi ngo hari muri kangahe nari titulaire twari hano ku Mahoro mukuru w'igihugu yicaye hari ari kuri match ndi muri 11 icyo genda byibuka twari duhuye na Guinea Equatoriale ntabwo ndi kwibuka umwaka neza habaciye igihe tsindi ibitego bibiri imbere y'abanyarwanda match yanjye ya mbere imbere ya His Excellence you know I was like let me finish football kubera ko nyine bya bindi nasabaga numvaga mbibonye kuko n'uwo munsi for sure yuza kumbona ariko kuvuga uti nagari bamukinye twabonye muri match nahindi hamwe n'abagira banjye twarasohotse twarenjoyinze nyine to the maximum ku buryo n'abasister banjye barambonye bavuga uti yasaze numva wibyishimo byakurenze uravuga zarandenze kubera ko ya mbere na His Excellence yariya nanatsinze nambaraga jezi uyu munsi nambaye jezi y'amavubi imfashe yari imeze nk'ikanzu iyo foto ndayikuruye yes icyo gihe nabaga najya gusengana iyo jezi nkajya ku musigiti nkajya gusari niyo nayitebezaga iyo jezi yarasohokaga mu kabutura ariko urumva yani byari ibintu na coach ampa ayo mahirwe yayamaye before 3 days yuko dukina match akwizereyemo se cyangwa avuga ati reka no yarambwiye uti you know wakoze entraînement neza umaze igihe umeze neza you are going to start prove me kubishoboye kandi ngewe ndi dakoro nawe ndakwizeye uzabikora so niba hari ibyo usenga bisenge niba hari ibyo ukora ubikore akuzakina tu match uzayitangira nanjye namaze like 3 days mfunga niriza nsaba Imana mana mfasha numva ko nyine ni byari mu bintu urabona gukina muri equipe nationale ariko ndashimira Uwiteka mu ijuru yabimfashijemo match nyirivura neza nsindira ikipe yanjye y'igihugu ibitego bibiri for the first time ninjira mu Mavubi narasaze nyine ndacanganikirwa ibindi bihe navuga muri sport naho nahagira ibihe byiza hakinnye umwaka umwe nubwo tutatwaye igikombe ariko I was on top nakinnye umupira mwiza banabareyo niyo mpamvu abazi umupira ariko ntibashobora kunyibagirwa even no muri APR twagira ibihe byiza ko APR ngewe kuva ku mwaka wa mbere kugeza ku nyuma ndimo
natwaye ibikombe byose byari imbere yanjye nari titulaire cyahanyuraga cyose cyose twe naragitwaraga ariko nkanagitwara nyine nkinakinnye umupira na equipe nayifashije ariko akarusho kaje kuba rero aho mviriye hano hajya muri Tanzania fundi wa sokari buriya njyana nicara nkashimira Imana buriya urabona tuba dukeneye kubaho neza amafaranga amamodoka amazu bla 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 n'ibindi bintu byinshi ariko ngiye ku bwanjye shimira Imana ku bintu yankoreye kuko ufashe urugendo rwanjye kuva muri Stella Maris nkaza muri NTSR ajya muri Rayon Sport nkaza muri APR mu by'ukuri ntacyo nshinje Uwiteka byose yarabikoze kujya muri Tanzania byo byari bindi niho hantu nagiriye ibibi byinshi ariko nza no kuhagirira ibyiza navuga ntazongera kugira wenda muri football ketse nimbigira ndumutoza ariko byagorana ariko byose birashoboka yes ariko mu by'ukuri umwana wanjye cyangwa se n'abuzukuru banjye nibaza kugira amahirwe Uwiteka akaba kinshizeho amateka yo nzayabaha ko ndayafite yanibuka Tanzania rimwe hari ikipe igiye kwirukana ngo wagiye mu gitaramo cya Kiba kandi ngo utitabiriye yego abantu babisobanuye nabi njye nari mvuye mu Rwanda ariko ndwaye ko naravunitse nari namaze n'igihe kirekire mbwira equipe nyewe ndarwaye nkeneye kwivuza ko nacyo kica abakinnyi benshi bo muri Afrika ntibivuza ntago twivuza neza noneho n'ama equipe dushiraho pressure kubera ko bagukeneye ugakomeza ukinira ku mvune so rero nza muri equipe nationale navuze of course nari ndi gukina muri club yanjye reka nkinire na equipe nationale ariko nzahave mfashe programme y'umu doctor kugira ngo ninasubira hariya bazabyubahe urumva navuye hano ndagenda ngeze muri Tanzania cyo gene nambaye na niba nayita gute urumva arufite plâtre yego ndagenda ngeze hariya mbambereka ibipapuro bya docteur ngiye mbabwira ko nanarwaye ariko kubera ko nafite umukonkera wanjye hariya mfite umuntu utarankundaga hariya muri icyo gihe ariko anzanira ibibazo icyo gihe nabyo ni nacyo gihe mu buzima bwanjye nagiriye ibihe bibi cyane muri Tanzania byari binangoye na mama wanjye naramuhamagaye mutegera indege aza kundeba ko numvaga nyine mfite stress numva nta wundi wazimara utari mu kiciro wanjye numva ya nshuti yanjye yaraje tukajya twicara tugasenga ko ngiye namubwira ko nta kibazo mfite numvaga nuje mu mutima wanjye ntacyo nishinjaga ubwo rero umva muri cyagiye nari ndi mu mvune ntibivuga kuryama mu rugo ngo ntabwo nari ndi kuri brancard utsingiye kureba Kiba ngiye nkunda Kiba kandi nkunda n'umuziki muri rusange naravuze aho kugira ngo n'ubundi urabona nuko abantu batabizi iyo urwaye ukanaryama cyane uraremba so nagiye ku muziki urumva ndagenda ndishima ndenjoyinga urumva muri Tanzania ibintu byose biba biri wazi mu gitondo banabyutse bambwira uti ngwino ufate letre tagendanye gufata letre kubera ko n'ubundi numvaga nacyo nishinja ariko izo rumazi nari nzizi nk'umuntu uri muri club nari nzi bijya mbere kwa ariko byarangiye neza ndashimira Imana nabyo ariko byaramuhungabanyije mu gato nibyo bihe byawe bibi navuga nabyo nagira ngo mbwire bya bihe bibi wagize uvuga uti ibi ni ikintu cyankoze ku mutima nabaye shoke I was touched n'iki kintu cyankozeho pe hamwe nanakibwira n'uwo nabyaye cyangwa n'uzamukomoka mbo ngewe mu by'ukuri icyo kintu cyarambabaje cyane buriya iyo ukoze ikintu ukaba uri mu makosa nibyo nyambwira n'abantu bari mu buzima bwanjye nuko rikosa burya uza accepting usaba imbabazi aho bishoboka ariko igihe cyose nubu utari mu makosa nibashaka bazagushiraho Kalachnikov ntuzemere ibyo utakoze kandi ntuzashinje umutima wawe so niyo principe ngiye ubuzima bwanjye nubwo wazana mashini gano kayitereka hano sinakwemerera ikintu ntazi ubwo urumva icyo gihe impamvu narahungabanye cyane nari maze kugira fan base ikomeye igihugu cyose cya Tanzania kinkunda niko nabyita mu buryo bugendanye n'akazi nakoraga so umuntu rero kuza kunyicira iryo zina azanye ifoto yawe azanye ifoto yanjye asobanura ibintu bitari byo niki
nicyo kintu cyambabaje ku mutima wanjye. Ariko iyo nza kuba nzi ko mfite amakosa burya nta kintu cyari kuntera nari kuyamanika nkavuga uti wana niba muri bunyishuze ariko niba muri bumbabarire kuko nicyo kibazo kirangira. Sinigeze nyensaba imbabazi mu buzima. Nagiye nakorana n'inama na komite ishinzwe discipline n'ubuyobozi ariko nta munsi numwe bigeze bumva mbabwira ngo munisame kuko numvaga nta kibazo mfitanye nabo, nkumva ko Imana izancira inzira. Nta kindi kintu cyakubabaje muri uru rugendo? Muri uru rugendo ni byinshi, hari n'ibyo navuga abantu bakarakara. Uranyumva? Urumva? Abantu bakarakara, urumva, ariko it's a part of life. Ariko ikindi kintu kijya kimbabaza nuko hari abantu nanjye ndimo twagiye dusohoka muri equipe nationale nabi bitari byo. Buriya guhamagarwa no kudahamagarwa no gusohoka muri equipe nationale ni ibintu bitatu bitandukanye. Ngo hari uburyo twakagombye gusohokamo. Bese hari uri kuvuga ko hari uko umuntu wabaye mu ikipe y'igihugu noneho cyane nkanjye ngewe nkunda kwitangaho urugero, sinya nkunda kuvuga abandi. Niba ari ngewe umukinnyi wasohotse ku rutonde rwa FIFA kandi tujye tuvuga ibintu mu mazina yacu kuri match 104 cyangwa se kuri call up 104 sikipe y'igihugu cyawe, uri hamwe na Cristiano Ronaldo, uri hamwe na Messi, ubwo abandi simbavuze mvuza abakinnyi babiri uyu munsi muri iki kinyejana cya 21 urumva nibo tukibona. Sibyo? Haruna Niyonzima kazamo, abantu bakazana Matiku, bakazana ibintu nakwita ya Jalas natangiye nkubwira, urumva sawa, ndabyemera ko wenda igihe kiragira umuntu akajya ku ruhande, n'aba grand frère banjye ba Jimmy Gatete bagiye ku ruhande, ba Olivier Karekezi bande n'abandi ni benshi cyane. Impamvu nakubwiye ngo hari ibintu umuntu yirinda kuvuga cyane kugira ngo abantu bamwe na bamwe batazi badasobanukiye umupira batarakara, urumva. Ariko ibyo nabyo biri mu bintu mu rugendo rwanjye ntibyambabaje kuba ntakinira ikipe y'igihugu ko n'uwenda cyari umunyarwanda. Sinshobora no kumva ko ikipe yanjye y'igihugu yatsinzwe ngo mbabare bambe ngo nishime. Sinshobora kumva ikintu cyabaye ku Mavubi kitari cyiza ngo nishime. So n'ubundi ndacyari part of them. Na support yose wasabwe ni time wayitanga 100%. Ikintu cyarakubabaje ariko duhereye kuri bakuru banjye hakazaho nanjye kuko nabo bakuru harabo ndushiyo palmarès suko basuzugura. Turavuga mu buryo bugendanye na mu bifatika ibyo twabonye mu bifatika, sibyo? Ariko ntibyigeze bibaho. Ni nabyo twambajije dusubiye inyuma gato, ni benshi bagiye bari ku mupira Amavubi, harimo ba Michel, harimo ba Iranzi, harimo bande bari abana kuri ngewe bari bafite tala kandi bazamutse neza, bazamukiye mu academy ka APR, bazamukiye bari bafite ubushobozi. Ariko ibyo simbishinja abayobozi rimwe na rimwe, arigiye tubabonera nabo ngo ministeri ngo sigiye Ferwafa ngo herere, ariko hari ibintu biri hanze inyuma y'ipazi abantu batazi wenda bitari ngombwa kuvugaho, ariko bicinege abana b'Abanyarwanda. Haru aho hantu hageze reka nanjye mpave cyane ko atari nacyo cyanzinduye cyane oya, ariko turi kuganira nanavuge nti rimwe na rimwe aho hantu haracyari urujijo kuko ntabwo tubona tubishinja. Oya tubona tubibaza, urumva abantu barahari ariko nyine navanguri umuntu uyu mupira w'u Rwanda urawuzi 100%. Urawuzi n'agakanya n'uwagwereza ikaramu n'urupapuro ngo andikaho bipfira naho bikirira nabikora uwabikora, ariko ntago dufite tubibaza cyane rwose. Niyo twamubona ushaka gusanga nawe ntacyo afite yabikora 100%, which is not good. Sibyo? Ariko nk'aho kantu ko reka mvuge ngo wenda ningira Imana bakumva bakazakumva bagerageze bubahe aba legends ba kabisa. None reka tujye ku kindi kibazo ndakubaze, ni mu buzima bwo kwamamara mu byiza ukora ibintu byiza ntako bisa kimwe nuko no kwamamara no mu bibi nabyo ari bibi. Ndibaza ngo what is the most challenging thing about being a professional player and a star? Ukabuzwi ukabura umunyamwuga, ni iki kintu cyaguchallenginze cyane, iki kintu kiguchallenginga buri munsi kikaba gituma ari ikintu uhora urwana nacyo kugira ngo ukomeze bicyamamare muri ruhago? N'uburyo bwo kubaho muri society.
kuko buriya iyo uri icon hari ibintu byinshi udakora kandi wari ukwiye gukora. Ku mwanya nshobora kwicarira hano nkavuga uti ariko ubundi wajya Nyabugogo n'urugero uranyumva hajya kwihahira urumva, ariko abantu bari bumbone Nyabugogo arushaho kuvuga uti uriya yarakubiswe asigaye aza kugura inyanya hano, uranyumva neza. That's me, ngiye niko ngiye nkunda kubaho, ngiye nkunda kuba ubuzima buri simple. Shobora kuvuga uti ariko ubundi wajya Nyabugogo cyangwa se n'ahandi hantu bacuruza inkweto hajya kwicagurira amasurprise yo kwikoreshereza entraînement cyangwa se n'ibindi bintu nk'ibyo. Ariko akaba ari n'ibindi buriya ubuzima bwo kuba star rimwe ndabukunda ariko ubundi nkabwanga. Ubwangira iki? Impamvu mbukunda cyane nkanabwanga buriya ntabwo ari buri hantu hose ujyana isura yawe, kandi hari ahantu biba biri ngombwa ko nawe ubwawe nk'umuntu isura yaragutanze uvanyeho ubusitari uba ukeneye kujyayo ariko ugasanga isura yagutanzeyo, so bikakugora. Mwumva hari n'ubwo usanga hari n'abantu batwendereza yego ukananirwa kureactinga kubera ko uvuga uti kabe nubwo waba weho umuntu ari mu makosa kuri wowe beraza kuvuga uti n'ubundi abangaba gutya na gutya na gutya ugaciringa, uranyumva neza. So ni ibintu byinshi cyane udashobora gukora once you are star. Niyo mpamvu busabwa kwigengesera ibintu byose ukabikora muri discipline kugira ngo bigende neza. Buriya keretse nk'uwaguha kwinjira nko muri president ntabwo aba yorohewe, uranyumva ko kuba president mwumva uyoboye miliyoni 10 nawe ni umuntu sometimes buriya umubajije hari n'igihe aba akeneye kuza kwicara hariya n'urugero nk'inyamirambo hahandi banywera za anywe ka TV twa TV niki akumva nizo story ko ni umuntu ariko ntibishoboka ntibibaho. Is a star. None se we ntabwo ujya wenda wifata nka rimwe ukiyiba ukajya nko kurigara ahantu njyewe nukabe nubwo na star umeze ute njyewe njyayo tu ubwo uvuze akavuga kubera ko twebwe ugiye no mu dini ryacu Imana niyo iri hejuru y'ibintu byose, urumva. Ariko buriya ikintu Imana yaguhayemo ubushobozi ntabwo kigusaba kwirengagiza abandi, ahubwo wari ukwiye kwegera abandi sometimes bitarimo ubumayibobo cyangwa se kutiyubaha kuko niyo wicaranye n'abantu burya akabe nubwo wavuga amagambo 2 cyangwa 3 hari uyakeneye, hari uwafasha mu buzima, kuko hari nk'umuntu ushobora kundeba akifuza eske uriya namugeraho gute, eske yabarakinye umupira gute. Ndabifite no ku Instagram yanjye, hari abana birirwa banyandikira, hari abantu ngirema inama, haraboni ma motivation n'iki, narumva. Ariko iyo byabaye byiza umuntu ukicarana nawe kurigara mukahura mukaganira hari ikintu bimwungura mu buzima. Ku mustar ntago biba byoroshye. Hanyuma ikindi kibazo nkubaza ni ikintu gikomeye wigomwe, the biggest sacrifice wigomwe kugira ngo ugera kugeze kugira ngo ube uburiwe. Ikintu cya mbere nigomwe nukutaba cyangwa se kugendera ku magambo abantu bamvuzeho yaba meza cyangwa mabi, ariko reka mvuga meza. Buri hari ukuntu abantu bakuvuga Fabrigas baba mzazi ukabyimba ugakora iki, urumva. Turabafite abantu benshi cyane bagiye babyimba bakarangira nk'umugati urumva. Na buriya nta nubwo no mu Rwanda gusa, ngewe even no hanze ahantu hose nabaye ikintu banziho no kwiyorosha. So cyo kintu cyaramfashije mu buzima, kuko ngewe hari n'ahantu unsanga ku buryo undi muntu nzi mu bundi buzima aratangara nawe hano wageze bimeze bitya. Ariko nyine ibyo byagiye bimfasha kuko abantu bagiye banyumvamo, noneho bigatuma niyo support nyibona byihuse, noneho bikanamfasha kubana n'abantu muri kakazi kanjye byoroshe no kugira inshuti kuko nk'abantu nagiye nyobora kuva muri under 17 wenda na Sheri arimo azabikubwira. Abantu bose ngewe
bari inshuti zanjye kandi nta muntu ugira inshuti z'abantu bose ariko twarumvikanaga tukabana kubera ko nirinze kugendera ku marangamutima y'ibyo mbona mu kazi kanjye ngo nabaye star ngo byagenze gute ahubwo nariyoroheje mbasha gutsinda urwo rugamba. None tubwire ukuntu ubalansinga kuba umubyeyi ukaba na star hano mu rugo n'abana sanze muri kumwe muraganira murakina no hanze ukaba star ubihuza gute? Abana ntabwo baba bavuga ngo ni papa w'umustar cyangwa ni papa nyine daddy mu rugo. Buriya rero urabona rupango iyo ndurenze ubu nyine mba ngiye Aruna star ariko iyo ndwinjiyemo ubustari musiga inyuma nkaza nyine nkaba papa w'abana haba niyo nzima Aruna usanzwe nkaho umupapa nyine uraho ngaho nyine umwana we nyine yabwira ibyo yishakiye. Hamwe wajya no kwishura umwana yakoze ikoze ugafata inkoni ntago bikunda kumbaho. Umwana abana banjye nta nubwo uburyo nderamo sinavuga ko wenda ndi umupapa watari urera kineza kurusha abandi ariko nta mwana ujye unkinisha niko ngewe mbakubera uburyo mbarera. Wanga abana banjye bose igihe cya blague barakize n'igihe kitari cya blague nacyo barakize. Niyo mpamvu buri abana banjye 90% barankunda kuko igihe cyo gukina turakina nkaba umwana nkabo tukenjoyinga umwana icyansabye ngifite nkimuhana banje kumubaza ngo byari gutya ariko niyo yakoze amakosa arahanwa very serious. Nk'iyo umwana wawe nawe nabonye asigaye akina iyo muhuriye hanze ushyizemo Jezi ugiye gukina nawe agiye gukina biba bimeze bite? No ikiza nuko ari ngiye umujyana. Wow. Nanjye mubwira uti umunsi urambara gutya cara mu modokari hamugeza ku kibuga rimwe na rimwe nkareba cyangwa se n'abafite izindi deal hajya kuzikora ubundi nkaza kumucura nka papa nyine nka papa mu kibuga ukaba uri star. Yego. Wow, which is good. Reka tujye mu kindi cyiciro. Mvuze kuri mu bantu Ruhago yahiriye ntabwo byaba ari ikinyoma sibyo? Yandashimira Imana. Kandi uri no mu bantu batewe imijugujugu ibyo nagembe ivuga kare cyiza nibibi warabivuzwe ariko uguma uhagaze sibyo? Ahangambe nambe nagira ngo maze nkubwire ngo kongs kandi komereza aho ngaho sibyo? Nukuvuga ngo akenshi ahantu hari urungano ahantu yo muri nko muri vestiaire ntabwo mujya mubura gutebya ntabwo mujya mubura kuganira byaba ari mu bihe byashize byaba ari no mu bihe ibyo bungu sibyo? Mbwira ni nk'iyihe nkuru cyangwa se n'iki kintu we nabagenzi mujya muhuriraho nk'iyo mwicaye nko kurigara cyangwa handi hantu ukavanguribuka ya story we hamwe museka n'umuntu wawe uraho ngaho imbavuze kamuvamo. Ubu ngubu ntabwo bikiri cyane mbere yaho mukitana na Stefan kubera ko urumva iyi generation ngiye nkinamo abenshi nk'uko bivuze utangira abanjye bagiye babivamo abenshi urabaruta ubu ngubu abenshi ndabaruta nibyo kuko turatebye ariko ntabwo biri nka mbere tugarure kera mu turi n'abakame ba Migi bande hariya twara cyane nanavuga ko buriya nibyo nsangiza nka bari umuntu abanjye buturi gukinana ni nayo mpamvu umupira waturyoheye twari inshuti twari sude twaranakundanaga ku buryo n'ahantu twicaraga n'umutoza yifuzaga kuba yicaye kubera ibiganiro twabaga dufite nk'ubu urabizi ko Migi nyamwita Stefan Johnson yose nazye nawe akabikwita nakabinyita urumva ni nka Migi ni umuntu dufitanye amateka menshi kurusha abandi bakinnyi bose bo mu Rwanda. Uranyumva neza ajya mbwira bakanserereza nkamuserereza ariko twigeze kujya ahantu muri test nk'iryo zina rya Stefan Johnson ryavuye umuntu wari udushinzwe rero yitwaga Stefan. Hari hehe? Twari turi muri Sweden. So ahantu rero twari turi mu by'ukuri twarahageze dusanga bavuga igiswedwa gusa muri mwebwe turi babiri urumva Evan Stefan ndambyite rero washaka kuba warize kundusha niho ugomba kujya undebera damage urumva hano umunsi wa mbere biratugora uranyumva tukubitaho ngaho ama snacks n'iki tusaba pizza
turya pizza tujya kuryama. Umva kuri breakfast ibintu biri aho ngaho. Oya nyine breakfast biri aho ngaho nyine ni ibintu bisanzwe. Ni nyine hari ya breakfast ni nka buffet. Urabona buffet ba wiyarurira ni self service. Yes. Ubwo rero umunsi wa kabiri nabwo twaravuze uti karabaye se turangira turya pizza. Ubwo ni nimugoroba. Uranyumva? Bako urumva bazanaga menu urumva ukaba nta kintu na kimwe urumva wakora iki wamenyaho ni mu Gifaransa ni mu Cyongereza nta kintu na kimwe giriho. Kuko n'abantu baba muri Swede wenda baraza kunyomoza cyangwa bazanyomoza muri kiganiro mu myaka nka 10 n'inga ishize urumva bitewe n'igihugu muri Swede n'abakire mu mateka yabo n'abantu ko nge narahatembeye ndahazi n'abantu nyine baraho ngaho nge nahatembeye benda kumera nk'abarabu. Urabona abarabu iyo uje utavuga icyarabu nyine uje muri business ntago bibareba utavuga n'ikirimi cyabo. Ya ubwo rero byageze aho urumva ko uwo manager wacu ntabwo yari ahari yaje kubuza. Uranyumva neza urambye aba papa ko birira pizza gusa bite byabo nta bindi biryo bazi. Uranyumva? Ubwo aho ngaho rero niho havuye ayo mazina twitana amazina uyu munsi turasererezanya Stefan Johnson Mzee Pizza ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko mu by'ukuri ira generation yacu yabamigi babakame ba Iranzi ba Hegmani bande twari benshi bakime ari ba Mancini baba bungu bageza Buraya na hehe urumva mu by'ukuri twari one family. Mwari mumeze nka brothers. Ya twari umuryango na mbese ni nayo mpamvu niyo twajyaga mu kibuga iyo twatsindwaga twabariraga hamwe kandi nta nubwo byapfaga gushoboka gutsindwa. Kuko ngo twatahirizaga umugozi umwe nibyo twakoraga byose n'amarigara kenshi twabaga turi kumwe ngo mbese life twari turimo twari muri life nyine nk'iya indi yo mu rugo. Ne mpamvu no muri iyi minsi bicyoroha ko muhuza. Yego. Generation yanyu usanga ari iri kumwe cyane. Turahuza tutera ama blague iyo twahuye nyine ubona ari babantu baziranye tu. Ari ba Stefano. None mbwira nka Haruna muri vestiaire ninde? Ubumeze ute? Wa muntu urindiriye ko match ba uri kwankuraje abandi uri muri ninde Haruna muri vestiaire? Icyambere wenda ntarajya muri vestiaire. Ngende ndwanye. Nkunda gutsinda kwanza. Ariko kubera ko ni umupira nkomazemo igihe buriya muri vestiaire of course bagenzi banyuma bankuraja twibukiranye iby'umutoza yatubwiye muri Renyo Technique urumva rimwe na rimwe ushobora kwicarana na mugenzi wawe ukamubwira uti abantu ko urumva dushobora nka Renyo Technique saa 5 tukaza gukina saa 9 urumva abantu bashyizemo na zekuteri twumva umuziki dutera blague ariko nk'iyasigaye izo 20 minutes muragerageza kwibukiranya n'abana murabizi ko cyavuze gutya murabizi ko tugomba kubiga yani icyo gihimba ntago mba ndi umukinnyi gusa mba nabaye n'umutoza mba nabaye n'animateri mba nabaye n'umujyanama ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma hari match watubwiye ya mbere kuri Guinea iyo ntago turi buyigarukeho ariko tubwire banga byakunda gutsinda no gutsindwa bibaho no kunganya mu kibuga uri umukinnyi uri n'umunyamwuga ni ibintu wumva cyane. Ni yihe match wakinye ukavuga ngo ibi bintu hano habaye ikintu expectingaga ko kiri bubi na n'uyu munsi kaba iki kugarukamo ishaka kuba ari cyiza cyangwa ari kibi? Ya match kwaza bari nyinshi mana yesi nijoro nakinnye match nyinshi. Ya inditi za bwambere ukavuga uti turibuka iyi match. Hari match ntabwo navuga ko byambabaje cyangwa se byanshimishije cyane ariko performance twagize uwo munsi tyoge twakiniraga Galua ni muri Cameroon equipe nationale. Mu by'ukuri twagiye abantu bazi ko turi burye ngo niba ari 5 niba ari bingahe urumva muri nagiye twagiye tujye kubabarira ko muri gutsinda bamaze gukonfirma tu bitewe n'abakinyi twatugiye gukina nabo cyo gihe ba Jeremy bari bagikina bari Gobert Song urumva urumva nanjye nabwo ndakeka ari na match yabari nk'iya nyuma cyangwa ibanziriza ya nyuma nabonye abo bagabo you understand. Icyo gihe nari na titulaire urumva hako yashushe byatari ariko mu by'ukuri twahagaze kigabo nubwo tutatsinze ndibuke match badutsinze niba ari 2-1 ibintu nk'ibyo muri 5 byari byamaze ariko
icyo gihe niba perezida ari de Gaulle niba perezida ari nde ibintu nk'ibyo niba atari de Gaulle yari Kazura hagati aho ngaho ariko iyo match iranshimisha cyane kuko ni match mu by'ukuri twakiniye muri klima idasanzwe dukina na ya Cameroon ya indi ya pana y'ubu ngubu ya Cameroon ya indi kabisa abantu bumvaga amazina sijyu inde ukavuga uti karabaye ariko twabyitwayemo neza muri klima ishushe cyane mu bwambi nibwo bwambera n'inkiniye muri klima nk'iyo ko na première mi-temps yararangiye numva ngiye gupfa numva kubera ubushuhe ari ubushuhe buteye ubwoba cyane ariko twara performance kandi duhagarara kigabo nubwo twatsinzwe ariko twatsinzwe nk'abagabo usubiye inyuma n'iki wahindura subiye inyuma muri football yes mu mikinire cyangwa mu buzima busanzwe ubuzima bwa ruhago wabayemo bwose kuva watangira muri second division ukajya muri Etincelle Rayon Apera Amavubi ya Simba n'iki kintu wahindura usibye uyu munsi usubiye inyuma hawe hose n'iki kintu wahindura ngewe personal yes ntabwo naba hambo cyane why kubera iki kubera ko byagiye bituma abantu banyubahuka bakubonera yego mbese waza uri mukari oya ntabwo naza ndi mukari cyane ariko nta muntu wamfataho ijambo naho ntawapfa kuri gufata oya ubu biri mu bakinzi kumfataho ijambo ntabwo byumva ngewe ubundi mu buzima busanzwe njye ndi serious sinya nkunda blague cyane ariko ndi humble ariko hambo nkubwira nyine nagiye norosha ubuzima muri kariya yanjye abantu naraboroheye cyane ubu ngubu rero uwansubiza inyuma ntabwo ariko bambona ntabwo yaba ari Fabregas mwe twabonye reka kuko urumva iyo iki kintu abantu bacyumve bagishere no mu mutwe iyo wiyoroheje cyane utakaza ibyo wari ufite ariko ushobora kwiyorosha biri mu moyenne ukaguma kuri ya position yawe wubashwe kandi unubashe n'abandi iyo uri mu kibuga ni iki kintu utekereza ko kigutandukanya n'abandi iyo ndi mu kibuga yes kintandukanya yego n'abandi mu buhe buryo bw'imikinire n'imyitwarire mu kibuga hamwe ushaka kuvuga uti mbuzemo iyo nta kinye si ukwivuga neza ngiye nkunda ko n'umuntu abazi na karite hamwe uvuga uti iyo ntarimo mba mbizi ko ekipe yanjye iki ni kitari bukibone kubera ko ntarimo icyo nicyo kigutandukanya n'abandi mu kibuga mbo ikintu ngewe kintandukanya n'abandi icya mbere ni communication kuko nkunda gukina ukominika nibutsa abagenzi banjye icyo nicyo cya mbere kintandukanya n'abakinnyi bagenzi banjye ikindi cya kabiri navuga nuko nkunda gukina ibintu byanjye nzi atari ibyo watojwe oya hari ibyo gutozwa no gukina umupira wawe none ibintu bitandukanye impano yawe ushobora gukina ibintu by'umutoza ariko nkabikinira mu mupira wanjye ibyo bituma Haruna ku giti cye niyo mpamvu wenda ushobora kumva ngo uriya akontorora umupira gutya nyinshi wakontorora umupira ukavuga uti ni Haruna ukontoroye so niyo mpamvu nkubwiye mu buryo bwanjye none se Haruna inaha mu Rwanda muri biriya bihe bya mbere utarajya muri Tanzania niyo kipe mwajyaga guhura ukararuse nyine byaterwa naho nabaga uri muri Reyo ndi muri Reyo ngewe rero buriya no kugeza n'uyu munsi ni ikipe ntoya kurusha ikipe nkuru ubu uri muri Reyo ntabwo watinyaga APR no ya uri no muri APR ntabwo watinyaga sinigeze ntinyareyo ahubwo izi za hafi hatoya urumva ko abakinnyi bugiye guhura nabo mu ekipe mato babigaragaza bagira ngo baze muri ekipe urimo no gutsinda urumva rero match biri serious ariko urumva niba ari sport na APR bagiye guhura ni umukino wa nabyita ni calcul urumva baba batuje tuzataka gutya point fort ya Reyo hano cyangwa point fort ya APR iri hano point faible ya biri hariya ifoke tugenda gutya twigengesere dukora iki so ekipe ntoya rero uburyo zikina zo nuwango APR gutsinda no rugero let me say amagasho
gutsinda izindi kipe ntoya, gutsinda Musanzi, gutsinda izindi kipe zose ziri aho ngaho inyuma, ntabwo ari byatari. Ariko izo ekipe gutsinda APR cyangwa Rayon ni ibyadanje. So niyo mpamvu baza nyine nabo bari kuri 200%. Nibyo. None niki kintu cyagutengushye mu mupira w'amaguru inaha no mu karere? Cyanengushe. Cya kintu wabonye ukavuga ngo mbaye disappointed. Agaruko nayibona. Ikintu cyantengushe se? Ibyo navuga ko cyantengushe cyangwa ko cyarambabaje. Tubyite ko cyambabaje. Buri ikintu kigutengushye kiranakubabaza. Yego. Ikintu cyantengushe rero iyo ugiye muri histoire y'ubuzima bw'umupira wacu w'amaguru mu Rwanda, mu myaka 10 ishize ibihugu byose tuteganye, ngo ndavuga Uganda, Congo, Tanzania baradutinyaga. Nubwo mwari mufite abahashyi babo benshi, ariko umunsi twe dusigaye tubatinya. Ngomba ko icyo kintu cyarantengushe cyane, kuko niba uyu munsi twe dushobora guhaguruka hano abantu bambabarire, tuba tuvuga nyine iyo umuntu yigira ko byabona. Uyu munsi niba ngiye nkunda kuvuga Tanzania ko ariyo nabayemo, sibyo? Mu by'ukuri nk'iyo urebye hano umupira wa Tanzania ugeze, ngiye nkaba nibuka nkina na Tanzania under 17 hano nubwo badukuyemo ku gitego kimwe badutsinze wabo, urumva, ariko toujours bubahaga u Rwanda. Ariko umunsi nitwe turi kububaha muri football. So urumva ko umupira twasubiye inyuma muri make barantengushe. Paul bibaho. Hanyuma ubwo twageze mu tuntu n'utundi turimo turagenda dusatira umusozo, ni bande 11 bawe bahoraho ashaka kuba bakiriho, harimo wenda batakiriho? Iyo liste nzayiguha. Byakugora? Kubera ko nakinanye n'abakinnyi benshi, nshobora no gukora hanga liste nk'eshatu z'abantu 11. Nibura abakinnyi batatu wabonaga mu kibuga avuga uti uyu mubonamo umva ntekanye kuba uyu nguyu turi kumwe. Mbona ndi muri Rayon Sports nakinanye n'umukinnyi bita James Kidega. Niyo mukinnyi mu nimero 6 nkubitira salute, avuga uti uyu nguyu iyo nabaga ndi mu kibuga rwose mu by'ukuri abaga nzi ko ndi safe. Uri muri APR? Ndi muri APR buriya na Migi muri generation yanjye, abaga ari inyuma yanjye, nabwo nabaga nzi ko ndi safe. Kubera ko Migi ikintu muziho nawe ni umuntu ntiyacikaga intege, ariko no kugira ngo umucike ntibyabaga byoroshye. Undi muntu nakinanye nawe nkishima cyane ni marehemu Jano Itakenge, ko buriya n'ibintu byinshi cyane nagiye mwigiraho, uburyo basaba umupira, uburyo utera kude imbere yo gusaba umupira, n'ibintu byinshi cyane, kuba yani gutuza ku mupira, byose nagiye mbimwigiraho. Undi muntu nagiye navuga iyo nabaga ndi nko mu kibuga, umva, ni Karekezi Olivier. Ko Karekezi Olivier buriya nawe afite character abandi abakinnyi benshi badafite. Ni umuntu ukunda nawe intsinzi byatari. So n'indwanye ku buryo iyo twabaga turi mu kibuga nabaga mbizi neza ko turaza kukibura, ariko araza kugitsinda. Undi muntu nawe wari wenda kumera nkawe n'uwo bita Bokota Kamana Labama. Uwe numvaga ko ubundi sinagira ikibazo cya prime, uranyumva? Baba ngubu nuko nyambivuga abantu bakavuga uti wenda no gupfobya nago nyemfobeje, urumva? Ariko mu by'ukuri hari abakinnyi ngewe nakinanye nabo, ku buryo kwa kundi nawe ujya mu kibuga ukabumva nawe uri big kandi utari big. Kumwe ahubwo hanze babaga bakwizereye, nawe hari umuntu mu kibuga baga wizereyemo 100%. Ariko noneho babandi bagatuma nawe ubigitangaza ugira na confidence. Urukumva? Niyo mpamvu nkubwiye ni benshi, ariko abo ni bamwe muri bo. Ni isoko n'amaduka. Hari ahantu uri twahasanga nde?
gisobanure neza wenda tuvuge ushaka kuvuga ngo ahantu ngewe ndi ushaka kwasanga inshuti yanjye runaka ahantu uri akenshi twahasanga ndi ahantu ndi akenshi wahasanga Muhajiri murumuna wawe muri inshuti bigeze aho ngaho 100%. Ni bucura bwo mu rugo ni nanjye usa nk'uwamurezeho ko yari umushiti wanjye kuva kiri umwana buriya ndanamuruta cyane ariko is my best friend. Byiza cyane. None ujya utekereza igihe uzahagarikira gukina umupira w'amaguru nk'uwabigize umwuga? Yego. Si vuba ni kera? Ni vuba. Ni vuba? Ariko ntabwo ndi bugutangarize ngo ni byari ariko ni vuba. Icyo kibazo n'imbunda birankikubajije nsa n'ukinyuraho kuko oya nta kibazo urabyemerewe kubibaza. Buriya ngewe nkunda kubaswa ibintu byose. Byo numva nashoboye gusubiza nabwo nabisubiza ku ngufu. Ni vuba hangana iki? Ni vuba cyane. Vuba cyane? Ubu ugiye gusezera? Ya ni vuba cyane kubera ko umupira ngewe sinkubeshe nubwo wenda nyambivuga abantu hari mentality bashizemo abantu navuga ngo z'ubujinga akambyite gutyo nubwo abantu bari burakare urumva weho ntabwo ushobora kuvuga ngo Haruna arashaje n'urugero ariko nkwibutse ko since 2011 bavuga ko ushaje. Yego but still now imyaka 10 irashize ndacyakora uracyasaza nanjye n'ababyemanza narabaye narashaje ngira nkaba n'umukecuru narukumva ariko ngewe mu byukuri ni izina ry'Imana ibindi birahiye n'imbere y'Imana nzahora mbirahira. Nshobora kubura ikipi ariko sinzare ku mupira kubera abantu. Yego. Ngewe nzabyuka ndeka umupira ku giti cyanjye kandi nzabitangariza abanyarwanda n'abafana ba Haruna Niyonzima uko mfite abafana barahari nubwo wenda ntahura nabo cyane cyangwa niki ariko ndabizi neza ko hari abankunda bifuza kumenya ibyanjye ko hari abantu wahaye ibyishimo kubabura ariko iyo nicaye ngiye ku mutima wanjye umupira nshatse nakomeza kuwukina impamvu nagiye nzitangaza ni nyinshi cyane kuko niba ngewe nakoze entraînement yanjye meze neza urumva niba nta muntu mfata murashaka ko ndeka umupira gute so wamugane niba ngifite imbaraga zo guproteger umuntu afite imbaraga zo gutanga pass nkashoka iminota 90 barashaka kuri ku mupira ibigende gute bakeneye iki ayo ni amagambo y'abantu rimwe na rimwe turanayareka reka mvuge ngo nyuma y'umupira se ni ya gahunda y'ifarine cyangwa n'izindi gahunda gucuruza oya mfite ibintu plan nyinshi plan menshi cyane ariko ibintu byose nzagenda mbitangariza abantu ariko ngewe nkunda gucuruza ibiryo uko nabivuze arabarabuye ubwo abamukunda bitegure no kuzamubera abakiriya kapite iyo umuntu avuze aya magambo urambwira ikintu akwibutsa wicika intege anyibutsa wicika intege ni indirimbo yanjye ariko ni motivation yanjye wicika intege nibyo bintu byatumye mu buzima mbaho inkuru y'inyarwanda ngiye kuyisoma ho gatoya yanditswe kwa 20 Kamena 2014 ndayisoma muri icyo gihe bayandika Haruna Niyonzima yakoranye indirimbo na Jay Polly bayita bicika intege kapiteni w'ikipe y'igihugu umupira w'amaguru Haruna Niyonzima akaba nasanzwe nakina nk'uwabigize umwuga mu ikipe ya Young Africans yakoze indirimbo afatanyije na Jay Polly bayita wicika intege iyi nkuru ikimara gusohoka hanze ntabwo ndi bukubaza ukiri muri studio na Davidenko yego ikimara gusohoka hanze wakiriye gute ibyo abantu bayivuzeho n'ibyano bakuvuzeho nta kintu byantwaye kako nabikoze mbishaka warabishakaga kumbe yego mbikora ese yanditse mbikora yes nukuvuga ngo ngewe nagiye kwa Davidenko mubwira ibindimo ko ngiye ntabwo nyenzi kwandika ibyo byanyesha kuri ariko nahoraga mbimubwira ambye ngenda shaka uzaririmba ariko ngamubye ndashaka uzaririmbira mama urumva rero yayindi ya mama numvaga nshaka kuzaririmba mbere yaje gusa nk'uyegeje ku ruhande kuko buriya ndi muri APR mva muri Rayon Sport abantu baranyatatse cyane mu buzima bwanjye abariyo barantutse cyane ku buryo nige naterekaga balo najya gutera kona amagambo rero bari barabenda kuzanyica so rero nararebye nsanga ntago najya kuri urumva n'ama social media yarataraba kuri you know ndicara ndavuga okay kanje muri studio
ujye kubakorera indirimbo kambatungira indirimbo ariko saba ariyo aha ni muri rusange buri muntu wese wumva wamfataho ijambo wakora iki mwereke ko ngewe I am strong enough nta muntu waza ngo nshinege by'ubuginga biraho ngaho none si impano yawe yaje kujya ndayifite na n'ubu yes kubera ko nubwo nyuma yo gusohora iyo ndirimbo hari n'indi nasohoye yitwa mama ariko nanze kuyishira hanze ko nashakaga kuzayikorera amashusho na manje arimo urumva ariko nyine kubera ko ni ibintu wayikoze solo cyangwa wara featurings oya nayikoze solo urumva ni ibintu nkora byo kwiyamiza ntago mbikora ngo ngiye ngo ndashaka kuzaba nka ya mano ngo cyangwa nkaba Chris Melody nyine ni bya bindi numva nishimira mfite umushiti wanjye David Imana imumera umugisha ndamukunda ni umwana mwiza ni good azi n'ibintu by'umuzika arabizi urumva mbese iyo access ndayifite wijana ku ijana ntibukijeho gato kuri iyi ndirimbo ushaka kugenda wenda nk'imirongo nk'ibiri cyangwa 3 kandi nyizi ngaho mbwiraho rero ushaka iye mirongo se kugera ku cyo ushaka bigomba gukora cyane nta kugotwa ndetse bishobotse ntunaryame komeza n'amazarabira ariko nyuma agahora siko bizahora komeza gukora ahari ikizere birashoboka urumva hose wagerayo nta waguhagarika reka baguca intege aya magambo narayasomye ndimo gutegura iki kiganiro ndavuga haruna hano yarari mu wihe mwuka aramotiva arabwira umuntu wicika intege kandi ngo ahari ikizere byose birashoboka reka baguca intege abo ntibajya babura wowe kora ibyo ukora ubishinze wanasara iyo uteye intambwe niba kiba byishimye cyane 100%. abenshi birabarya bikababangamira bakagusabira yuko warangira bakakwitambika bakakwifuriza ibintu byinshi bagufungira amayira ntukwiye kwiheba ntuzi iki minsi hatse Imana nitanga kandi nayipanga tanga uko ishatse icyo uzaba ntaho kijya kera cyangwa vuba uzahambira utwawe abambuzi bakureba ubwo rero aba bambuzi rero nabo bumva iyo ndirimbo mbega amagambo meza ari muri iyi ndirimbo iyo ndirimbo actually abantu wenda nuko batabizi Marehemu Jay Polly naramuhamagaye ndamubwira uti please ngwino wumve ndi muri studio ariko kubera intararibonye ya music yiwe n'uburyo yari umudanje muri music yaraje arambwira niwe waririmbye gutya ahita nshiramo iyo mistari wumvishe yashezemo nta nubwo byatwaye 45 minutes nyikiriza yo nayo ni nziza iravango komeza ugerageze ugira icyizere ntuzigere ucika intege byiza biri imbere ubwo rero iyo komeza ugerageze nari nyikuye ku bantu si bo mana yego icyanyuma dusoza ariko ni ikibazo ni icyanyuma ariko ntago navuga ngo kiroroshye suko ari cyo nashimye guherutsa ahubwo nuko ari cyo nashimye ko twavugaho muri uyu mwanya ntacyo wumva naba ntakubajije ariko wifuza kubwira abantu mwanya no wawe ikintu ibintu bari byinshi byo kubwira abantu ariko icyo navuga nuko nabyita nk'ubutumwa bw'ubuzima buriya iyi si twayijeho ariko si yacu twibanire neza nkunda kubivuga icyo ushoboye gufasha mugenzi wawe uzakimufasha byiza cyane ubuzima bukomeze kubera ko uyu munsi turabyara nshobora kugufasha umwana wanjye akazafasha uwanjye nawe wawuriya akazafasha uwawuriya ubuzima bugakomeza kandi n'indangagaciro z'igihugu cyacu zidusaba gukorera hamwe kuba umunyarwanda so niyo mpamvu njye mpora nisabira abantu b'iyi si ntabwo twaba beza nk'uko abantu babyumva cyangwa se babishaka ariko kugerageza kubanira abantu neza ni byiza binaguhesha umugisha muri hari ikintu abantu batazi wenda nanakibigishe bakimenye Prince wifuriza umuntu ibibi uwo mwongera imigisha ahubwo ibyo bibi bikuzaho weho bikuzaho ariko umugisha wawe ukamujyaho so rero byaba byiza umuntu ugiye umwifuriza ibyiza kurusha ibibi kuko
umuha n'ubundi byiza byawe. yego So reka tube humble duciringe kandi dukore na subscribe kuri Gisa Foster TV kuri Gisa Foster TV. Yego ya na ibindi nanjye nishimiye kubana namwe na n'ikindi gihe ni mwenera ndahari. nzazingisha bateka ifarini cyane cyane. Oya ndabizi cyane, mbona ibintu nakwiye ku mubyeyi wanjye nawe arabizi cyane. Mbona ukuvuga ngo abana biwacu bose bo mu rugo ibintu bigendanye n'ifarini barabizi cyane. Ariko ngewe kubera ko mtoto wa mama, inshuti yawe cyane urabizi, inshuti wa mere, zana igitunguru gira gutya cyane imbabura abaga ndi live. Katugushimire cyane. Ya merci beaucoup. Haruna Niyonzima komeza kwifuriza imigisha y'Imana yose no kwifuriza igifungo cyiza ndetse n'akazoza keza, kuko aho umuntu abagana habari ntawamenya yasho tuzi nisa ariko ibiri imbere byo ni Nyagasani. Ya ibyo vuga n'ukuri umuye utabwo nzaza ntago muzaza. Urakoze cyane.